Yesu ashimwe. Turabishimiye uyu munsi mwese abaduteze amatwi kuri channel ya Nine Hope TV. Turabishimiye Imana umugisha. Abagenzi baja mu ijuru, abakunzi b'umusaraba wa Kristo, mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Inyigisho dufite uyu munsi ni inyigisho igira iti gira ineza wigendere ejo uzayisanga imbere. Turifashisha ibyanditswe byera. Reka dusome mu Migani ibice 19 duhere ku murongo wa 22. Turasoma uwo murongo wonyine gusa. Imigani ibice 19 umurongo wa 22 turasoma mu izina rya Yesu. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. Turongera dusome umubwiriza, igitabo cy'umubwiriza ibice 11 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Umubwiriza ibice 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, dusoma mu izina rya Yesu. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Amen. Twongere dusome mu gitabo cy'Abami ba kabiri, igitabo cy'Abami ba kabiri ni mu bice 18. Abami ba kabiri ibice 18 umurongo wa mbere tugeze ku wa 7. Twumve icyo batubwira. Mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Hoseya mwene Ela umwami wa Isiraheli, Hezekiya mwene Ahazi umwami wa Yuda yarimye. Aje ku ngoma amaze imyaka 25 avutse. Amara imyaka 29 Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Abiya mwene Zekariya, uwo akora ibishimwa imbere y'Uwiteka ngibyo sekuruza Dawidi yakoraga byose. Asenya ingoro, amenagura inkingi, atema Ashera, avunagura igishushanyo cy'inzoka Mose yacuze mu miringa. Kuko kugeza icyo gihe Abayisiraheli bacitaga Nehushitani. Hezekiya yiringiraga Uwiteka Imana ya Isiraheli. Mu bami bose wa Yuda bamuherutse ndawahwanye nawe, no mu bamubanjirije, kuko yomatanye n'Uwiteka ntareke kumukurikira, ahubwo akitondera amategeko yategetse Mose. Nk'uko twatangiye tuvuga, inyigisho yacu uyu munsi ni inyigisho igira iti gira neza wigendere ejo uzayisanga imbere. Ijambo ry'Imana nguko rimaze kubitubwira, umuntu akwiye gukora neza, ndetse ijambo ry'Imana rikatwibutsa ko ukora neza wese azabona ingororano, nk'uko tumaze kuvuga tubibona mu gitabo cy'umubwiriza, aho batubwiye ati nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Nanone hakatubwira ko ibyo uzarunga cyangwa se ibyo uzasarura ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago
bizatera ku isi ibyo ari byo. Uretse kuba umuntu yakora neza bikamuzanira ingororano nziza, ariko ineza y'umuntu yanamurinda urupfu, rwaba urupfu rutunguranye, rwaba urupfu rw'ikirago rumaze igihe. Hari igihe umuntu arwara igihe kirekire cyangwa se ugahura n'impanuka zitunguranye. Ineza rero ibasha kukurinda urupfu rutunguranye. Niyo mpamvu ukwiye gukora neza hakiri kare kugira ngo Imana iguteze imbere kandi Imana izakwibukire ku mirimo yawe. Mu gitabo cy'Abami tumaze gusoma mu bice 18, Abami ba kabiri ibice 18 wa mbere kugeza ku murongo wa 7, bagaragaza ukuntu Hezekiya yiringiraga Imana Isirayeli, maze nayo ikamurutisha abami bose. Bakristo bene data, bavandimwe mutwumva, abari mu gihugu ndetse n'abari mu mahanga, kugira neza no gukora ibyiza bishobora no kukurindira umuryango wawe mu gihe waba utakiriho. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa 2 mu bice 9 n'umurongo wa 7 hagira ati, Dawidi aramubwira ati, humura kuko ndazabura kukugira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajurira ku meza yanjye iminsi yose. Haleluya. Bibiliya iratubwira uko Yonatani yakundanye na Dawidi. Bibiliya ikatubwira ngo nubwo barafite imitwe ibiri, amaboko atandukanye, amaguru atandukanye, ariko umutima wa Yonatani n'umutima wa Dawidi wari umwe. Dawidi igihe cyarageze, Sawuli aramuhiga, ariko mu gihe yamuhigaga amanywa na nijoro, Yonatani umuhungu wa Sawuli yaragendaga akaburira Dawidi, akawumenyana n'amabanga ya se. Barakundana, igihe kiragera Yonatani apfira ku rugamba. Amaze gupfira ku rugamba, Dawidi arababara cyane, ashishimura imyenda ye, arirabura, ati, Yonatani yapfuye, inshuti yanjye magara. Sawuli akomeza guhiga Dawidi, igihe kimwe amusanga mu buvumo. Dawidi yagiye kwihisha n'ingabo ze. Sawuli nawe kubera umunaniro yinjira mu buvumo agiye kuruhuka. Ingabo za Dawidi ziramukangura, zamubwira ati, dore Sawuli aryamye, bareka tukamwica, igihe duhigiye kwa kera. Ariko Dawidi abwira ingabo ze, arazibwira ati, muramenye ndimukore ku muntu wimikishijwe amavuta. Oya. Nuko Dawidi arasohoka, aragenda azamuka umusozi. Haciye umwanya, Sawuli nawe arakanguka, abwira ingabo ze ati, dusohoke tugende tujye guhiga Dawidi. Bakigera hanze y'ubuvumo, yubuye amaso areba ku musozi, abona Dawidi n'ingabo ze. Sawuli arangurura ijwi, aramubwira ati, Dawidi we, njye nawe uyu munsi Imana irakungabisa, uyu munsi nduranshika. Dawidi nawe arangurura ijwi, aravuga ati, Sawuli urandenganyiriza iki? Sawuli
uranziza iki? Ese ngewe nshaka kukwica simba nakwishe? Igihe bari mu buvumo Dawidi yatse ingabo ze inkota, aragenda akatika inyita ku mwitero wa Sawuli. Maze kuri umusozi Dawidi azamura ikinyita, aravuga ati reba ku mwitero wawe nta kintu cyavuye. Sawuli yarebye abona ni ikintu cy'ikinyita kinini bakase, aravuga ati igihe uri mu buvumo ese ngewe nshaka kukwica simba nakwishe? Ariko nakugiriye neza. Sawuli arangurira ijwi ati Dawidi mwana wanjye, menye ko undusha gukiranuka. Bene data ba Kristo, ndagira ngo kugira neza ntacu bisaba nta nicyo bitwaye. Gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Hano bafitiye kastori keza bakuye mu kinyamakuru. Ineza y'umuntu niyo imutera gukunda. Umucamanza yaguriye inyama abashinjwa kwiba kawunga. Uwo n'umugore basanzwe batuye mu gace ka Shimanzi, bafashwe biba umufuka wa kawunga kagura amashiringi 1980, arenga gato ku 7,000 by'u Rwanda. Uyu mufuka bawukuye mu modoka y'uruganda rutunganya ibinyampeke rwa Grain Industries Limited. Nyuma yo gufatwa n'inzego z'umutekano ndetse dosiye yabo irakorwa, ishikirizwa ubucamanza, ubushinjacyaha ngo baryozwe iki cyaha benshi iyo bashaka gutebya bita icyo kwitiza iby'abandi. Ubwo bagezwaga mu cyumba cy'urukiko, uyu mugabo n'umugore we bavuze ko bemera icyaha, ariko batakambira umucamanza ngo abababarire. Batakambira umucamanza ngo abababarire kuko ibyo bakoze babitewe n'inzara kandi ibarembeje n'urubyaro rwabo. Uyu mugore wari warize yahogoye yagize ati ndi gukora akazi kanje gasanzwe k'amaboko, umugabo wanjye arampamagara ansaba kumfasha kwikorera uwo muzigo. Twabikoreye urubyaro rwacu, twakuye uwo mufuka mu modoka yari iparitse hafi y'umuhanda, umugabo wanjye ansaba kumufasha kuwutwara. Mu gihe benshi bari biteguye kumva imyaka uyu mugabo n'umugore bagiye gukatirwa, umucamanza Vesa Adet yarahagurutse maze benshi batungurwa no kumva umwanzuro yafashe. Yagize ati hashingiwe ku mpamvu zo gutabara ubuzima buri mu kaga, by'umwihariko ubw'uyu mugore, nasuzumanye ubwitonzi iki kirego ndetse nzesengura uko icyaha cyakozwe. Nababajwe n'ibihe arimo, aho afite abana 3 agomba kwitaho kandi ndakazi. Uyu mucamanza yakomeje asaba bari baje kumva urubanza guteranya amafaranga kugira ngo bafashe uyu muryango ndetse barawugurira akanyama. Ati mureke tubagurire akawunga gahagije ndetse n'inyama bashobora kuza kurya uyu munsi. Uyu mucamanza yahise yiheraho atanga amashiringi 1000 ndetse ategeka ko hatangira gukusanywa n'ayabandi. Yavuze ko mu bubasha ahabwa n'amategeko ababariye uyu muryango icyaha cy'ubujura, asaba ko utazagisubira. Mureke dusenge Imana. Mana umuremyi wa twese, turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe. Ineza yawe niyo tubeshejeho. Watweretse urukundo no kugira neza kwawe mu bihe byinshi kandi bitandukanye. Uraturinda,
uratwambika, uratugaburira, udukiza indwara nyinshi zitandukanye, utwambika ubwiza bwawe, utugira ab'igiciro, tubiheshejwe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo yamenye ku musaraba kubw'ibyaha byacu, kubw'ibicumuro byacu. Kubw'iyo mpamvu turagushima. Uyu mwanya reka abatwumva bose uhindura imitima yabo, kandi kubw'umwuka wera, kubw'imbaraga z'umwuka wera, ni ukuri dufashishwe kugira neza, tugire neza abantu bose tutavangura, kugira ngo ineza ejo bundi tuzayisanga imbere, kandi uzabitwibukireho. Imirimo y'abera ntabwo izibagirana, ubasha kuyitwibukiraho. Turagushimye rero mwami wanjye Yesu Kristo, kubw'amaraso amenye ku musaraba, kubw'urukundo neza wanyeretse ugapfira ibyaha byanjye. Niko dusenga twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data, bavandimwe mutwumva, mukwiriye kugira neza, mugakora neza mugifite uburyo, kuko ineza y'umuntu niyo imutera gukunda. Imana ibishimire, kandi Imana ibahe umugisha. Amen.